Bene data amahoro y'Imana aganze kuri mwebwe. Ndi Intare niwo murongo mukurikiranyeho bino biganiro byacu. Nitwa Nshimyumukiza Eric. Uyu munsi wa none ndabashimira ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Hanyuma ikintu mbazaniye kuri uyu munota n'ubuhanuzi umwaka wa 2025, kandi ubwo muri kubona abantu bari gupfa bagapfa nk'isazi. Nukuri ibyo byanditswe muri Yohana 24 umurongo wa 7 urasoma ukagera ku murongo waho wa 27. Nukuri ndababwira yuko ibi ngibi mubona biri kuba ntago ari ibintu by'impanuka, ntabwo ari ibintu bitavuzwe, ni ibintu Imana yavuze, kandi mu kubivuga bikaba birimo birasohora. Inzara hirya no hino, imitigito hirya no hino, ibyo byose muri gukomeza kujya mubibona. Uyu munsi wa none rero n'ubundi buhanuzi buracyasohora ku byo Imana yavuze. N'ubu ngubu ngiye kubereka ibintu Imana yavuze ubu ngubu biri gusohora, kandi muri uyu mwaka biri busohore byihuse cyane, bitari butinde kugeza igihe isi irangiriye. Nukuri mureke dukorera Imana yacu, twihane twanga ibyaha, kuko nicyo kintu kiri butume tubona ubugingo budashira. Iyo tugera mu ijuru njya mbibabwira yuko tutazongera kubabara, tutazongera kwicwa n'agahinda, tutazongera kwicwa n'inzara, tutazongera kubura abacu twakundaga. Nukuri turagushimye Imana nziza, ugira neza. Aba ni abantu bawe bankurikiye kuri uyu murongo Ndi Intare TV. Komeza kuba umugisha, kandi ujye ukomeza kubana nabo. Nibajya bagusaba ujye ubumva, nibajya bakwitabaza ukabyara ujye ubatabara. Umuntu wese uko ari kose ujye umwumva ko kuri Imana yumva gusenga kwacu. Yegora ku ngoma dusenge ubugingo bwacu uko ari bwo buzakubona. Turabushinganije cyane muri iminsi y'imperuka, muri iminsi iruhije umugenzo ugana mu ijuru. Yegora ku ngoma turakwinginze cyane ngo tugirire neza, kandi twegereze ubugingo. Ni mu izina rifite imbagano twarakarama Yesu, amen. Muri iki kiganiro tugiye kureba muri topic ivuga iti ese imperuka iregereje. Mu byanditswe byose, mu byahanuwe n'abahanuzi batandukanye, ba Nehemiya, ba Yesaya ndetse na ba Petero n'abandi, mbese muri biriya bintu byahanuwe, ese koko hari ikintu turi kubona kigaragaza yuko imperuka ko yegereje? Turaganira, kandi uze gutanga igitekerezo wandika muri komenti, ukora share ndetse na like. Nawe utarakora subscribe, ni byiza kuza kubana natwe muri uyu muryango wa Ndi Intare TV w'abantu barenga 1000. So rero ubwo ni byiza ko uza kuza kubikurikirana. Ese wigeze kureba cyangwa kumva amakuru maze ukibaza uti iyi si iragana hehe? Akenshi na kenshi hari igihe twebwe ubwacu tubibona tukibaza ahantu isigana. Hariho amakuru menshi n'ubugome bukabije, ku buryo hari abatekereza ko imperuka igomba kuba yegereje cyane. Ese ibyo ni ukuri? Muri wowe ibyo ngibyo ubyumvishije ubona ari ukuri cyangwa ubona ari ukubeshya? Buri muntu wese afite ukuntu abyumva, kandi buri wese afite ukuntu abifata. Mbese wowe ko ariyo ndi kubaza, urabona bimeze bite? Nshuti yanjye, urabona bimeze bite iwanyu mu ntara, inaha i Kigali, hirya mu bihugu bigize isi? Murabona bimeze bite? Aho abantu ntibari gupfa nk'isazi? Aho imishyitsi, ibyorezo, ishyanga ritera ishyanga, abantu bagapfa nk'isazi? Mbese iwanyu byarahageze cyangwa ntago birahagera ikugaragarize yuko imperuka yegereje? Ndajya nkomeza kujya mbabwira ibintu biri kuba kandi by'ukuri. Yego, ni ukuri. Abantu badafite ubushobozi bwo kumenya ibizaba, Imana we arabufite, cyangwa se Imana yo irabufite. Ijambo rye Bibiliya
ritubwira uko bizatugendekera nuko bizagendekera isi. Yesaya ibice 46 umurongo wa 10, ndetse na Yakobo ibice 4 umurongo wa 16. Uhasomye wabona uko bizaba bimeze mu minsi y'imperuka. Nakubwiye yuko ari Yesaya ibice 46 kugera ku 10, ndetse na Yakobo ibice 4 umurongo wa 16. Uhasomye uhabona yuko uko bizagenda mu minsi y'imperuka, uko bizaba bimeze. Ikintu rero uyu munsi wa none ndi kubabwira, twange kamere, twange icyaha, kuko birashoboka ko uyu munsi wawe ari wo imperuka yawe. Birashoboka ko uyu munsi utawurenga, birashoboka ko ejo utarenga, birashoboka ko uyu mwaka wa 2025 utawurenga. Rero mureke tugire gute, turwanye cyangwa se turwanye Satani n'abadayimoni be badutera kutabona uyu mwaka, cyangwa se bidutera kutabona ko imperuka yegereje. Kuko akenshi iyo turi mu bihe by'ibibazo by'ibizazane, Satani aratwihebesha akatwereka yuko iminsi y'imperuka itegereje, akatwereka yuko turi mu buzima bwiza, imperuka itazabaho, kugira ngo abone uko azisasira ubugingo bwacu. Niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa ibi bintu, kuko kubisobanukirwa bifite kuri wowe urufunguzo rwo gukingura ijuru, kugira ngo kuri ya munsi nawe tuzahahurire mu izina rya Yesu. Rero mu by'ukuri bana b'Imana, wasomye ahangaha hari ikintu Bibiliya yavuze ku mperuka y'isi. Niba ivuga imperuka y'ubutaka, ahubwo iba yerekeza ku iherezo ry'ibibi Yesu yigishije abantu ko ubwami bw'Imana buzategeka isi. Luka ibice 4 umurongo wa 43 niho harimo ibi bintu by'uko ubwami bw'Imana bwose buzategeka isi yose. Ubu ngubu turi ku ngoma cyangwa se turi ku ngoma y'imbabazi, ariko nubwo turi ku ngoma y'imbabazi, isi yose ni Satani uri kuyitegeka. Isi iri gutegekwa na Satani, kandi mu by'ukuri iyo urebye ubona ibyo bintu ko ari ukuri. Ujya kubona ukabona ibintu biteye ubwoba nibyo birimo biraza ku isi. Nta mahoro yuzuye twabonera muri iyi si, usibye kwa Data gusa niho tubona amahoro. Ni umuririmbyi wabivuze. Hari umuririmbyi nkunda cyane witwa Bill Graham, ni umwanditsi wo muri Amerika. Yaranditse ngo uwanyimika nkaba umwami w'isi yose, ndetse n'isi imeze gute ntabwo nabikunda nubwo byagenze gute. Ngahubwo niragije Yesu umukiza wanjye, sinyita ku biri mu isi, ngahubwo Yesu Kristo niwe unyuze. Bishaka kuvuga ko yari amaze kubona neza ubundi buzima buri muri Kristo Yesu. Areba ngo uwamwimika ngakaba umwami w'isi yose atavuyemo igihugu na kimwe, akaba umwami wacyo. Haleluya! Akaba umwami w'iyose yose, ngo ariko ari imbata y'isi, ari imbata y'icyaha, ngo ntabwo yabikunda, ngahubwo yiragije Yesu amubera umukiza ubugingo bwe, ngo ntabwo yita ku biri mu isi, ngo Yesu Kristo niwe umunyuze. Nshuti z'umusaraba rero, aha ni muri Luka ibice 4 umurongo wa 43, abigishwa ba Yesu bashaka kumenya igihe ubwami bw'Imana bwari kuzira, maze baramubaza bati, ibyo bizaba ryari, kandi ni ikihe kimenyetso kizagaragaza ukubaha cyangwa se ukubaha kwawe, cyangwa se ni ikihe kimenyetso kizagaragaza ni ryari? Ibyo ngibyo bizaba ryari, kandi ni ikihe kimenyetso kizagaragaza ukubaha kwawe? N'iminsi y'imperuka. Matayo ibice 22 umurongo wa 3, Yesu ntiyababwiye itariki imperuka izazira, ahubwo yababwiye ibintu byari kuba mbere yuko imperuka iza. Ibyo bintu yababwiye birimo biraba muri iki gihe turimo.
ni ukuri ibyo bintu biri muri ibyo bintu. Ndaje mbabwire uko yabivuze, kandi nitubona ibyo bintu biri kuba tumenya yuko nta kabuza imperuka irimo iregereza. Muri ibyo bintu yabivuze nk'uko ibyo byose yabishyize ku murongo akabitwereka nk'abana b'Imana. Muri iki gihe tugiye gusuzuma ibimenyetso bigaragaza ko turi muri icyo gihe kibanziriza imperuka. Tugomba kubanza kumenya iby'intambara yabereye mu ijuru kugira ngo dusobanukirwe imperuka, cyangwa se dusobanukirwe impamvu ibi bintu bishobora kuzamba hano ku isi. Muri ibyo bintu rero, intambara yabereye mu ijuru mu gice cya 8 nk'uko nigeze kubibagaragaza, twabonye ko Yesu yabaye umwami mu mwaka w'1914, ariho Yesu Kristo ariho yabaye umwami mu 1914 niho Yesu Kristo, cyangwa se niho umwami wacu Yesu Kristo yabaye umwami. Daniyeli ibice 7 umurongo wa 14 wa 13 kugera kuri 14, igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira uko byagenze, kigira giti: mu ijuru habaho intambara, Mikayeli ariwe n'abamarayika be barwana na cya kiyoka aricyo Satani. Cya kiyoka nacyo kibarwanya kiri kumwe n'abamarayika bacyo. Satani n'abadayimoni be baratsinzwe maze hajugunywa mu isi. Tekereza ukuntu abamarayika b'indahemuka bishimye, ariko se byagendekeye bite abantu bari ku isi? Bibiliya yavuze ko abantu bari bagushije ishyano. kubera iki? Kubera iki Bibiliya yavuze yuko abantu bari bagwishije ishyano? Kiriya gihe ikiyoka kinini cyane aricyo Satani byajugunywaga, bimaze gutsindwa mu ijuru, byajugunywaga mu isi. Umwanditsi akandika avuga yuko ati tugenda wasiwe ugushije ishyano. Mu by'ukuri ni iki? Ni ukubera ko abantu bagushije ishyano, ni ukubera ko Satani afite uburakari bwinshi, kuko azi ko ashinje cyangwa se afite igihe gito. Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 7 ugasoma ugahera ku 9 kugera kuri 12, haravuga ngo Satani ateza amakuba menshi uko bishoboka kose, afite uburakari bwinshi kubera ko azi ko ashigaje igihe gito Imana ikamukuraho. Reka turebe ibintu Yesu yavuze ko byagombaga kubaho mu minsi y'imperuka, cyangwa se mu minsi ya nyuma. Reba ibisobanuro twashyize ku ngingo yacu ya 10 maze ubikurikire. Nimba tutaraherukanaga kandi reka tugendane, biradufasha. Iminsi y'imperuka, intambara, Yesu yavuze ati igihugu kizahagurukira ikindi, n'ubwami buzahagurukira ubundi. Matayo 24, hano njya nkunda kubabwira cyane, 24 umurongo waho wa 7. Abantu benshi bahitanywe n'intambara muri iki gihe kurusha ikindi gihe cyose mu mateka y'isi. Hari umwaka wabayeho abantu bicwa n'intambara mu mateka menshi, cyangwa se mu mateka yabayeho kuri iyi si yacu. Abantu bapfa bitewe n'intambara yabayeho kuri iyi si, abantu barapfa. Muri ibyo bintu rero ntabwo byabayeho kubera yuko bitari byaranditswe, byari byaranditswe ahubwo byarasohoye.
hari abashakashatsi baragaragaje ko guhera mu mwaka w'1914 ubwo Yesu Kristo yari amaze kuba umwami, icyo gihe intambara zimaze guhitana abantu basaga miliyoni 100 ubwo Yesu Kristo yari amaze kuba umwami. Yesu Kristo ataraba umwami hari hamaze gupfa abantu miliyari 100 zose zari zimaze gupfa ubwo Yesu Kristo yari amaze kugera ku bwami. Murumva, mumbabarire tujyane neza inshuti z'umusaraba, miliyari 100 ni abantu benshi cyane cyane cyane, ariko ngira ngo namwe muba murimo mwarabyumva, miliyari 100 ubwo abo bose ni abantu bapfuye Yesu Kristo ataragira gute, ataraba umwami. Ni ukuvuga ko abantu baguye mu ntambara mu myaka 100 uhereye mu mwaka w'1900 kugeza mu wa 2000. Icyo gihe abo bantu bose barapfaga kugeza mu mwaka w'2000. Ubwo rero kugeza mu mwaka w'2000 bakubye inshuro 3 abishwe mu myaka 1900 yabanje. Tekereza intimba n'agahinda abantu babarirwa muri za miliyari cyangwa se muri za miliyoni batewe n'intambara. Urumva abantu bagize umubabaro mwinshi, ni benshi cyane, ariko nta wundi muntu ubikora, ni Satani n'abadayimoni biwe. Ariko nimuhumure, ubwami bwa Shitani burarangiye, ahubwo ubwami bw'Imana. Shitani rero afite umujinya n'umubabaro, niyo mpamvu atwihimuraho, afite agahinda kenshi cyane kubera yuko azi ko ubwami bwe bufite igihe gitoya kuri iyi si y'Imana, azi ko ubwami bwe nta gihe kinini bufite. Niyo mpamvu atwihimuraho, adutera umubabaro, adutera n'agahinda. Haleluya, haleluya. Turashima Imana yuko ubwami bw'Imana ari bwo bufite igihe kinini kandi bwegereje. Ni ukuri Imana yacu ishimwe. Yesu hari ikintu yavuze ku nzara. Yaravuze ati hazabaho inzara. Matayo 24 ibice 24 umurongo wa 7. Nubwo umusaruro w'ibiribwa wiyongereye muri iyi si yacu, abantu hasigaye harabayeho amatungo, habaho ibintu bituburiye ibiribwa, habaho amatungo aribwa mu buryo budasanzwe. Hari ikintu gituma amatungo abaho mu buryo budasanzwe, ngo itungo ribayeho ukwezi, ngo itungo ribayeho ibyumweru, ngo rikaribwa. Ni ukuvuga yuko ibiryo byariyongereye byariyongereye, nubwo hariho abantu basonza, ariko ibiryo byariyongereye, cyangwa se ibintu bituma imisaruro y'abantu yiyongera iriho. Ibyo ngibyo ntibibatera ubwoba, cyangwa se ibyo ngibyo ni ukuvuga nyine turi mu kuramukwa kw'Imana. Yaravuze ati ibyo nubwo hazaba hariho ibiryo byariyongereye, ibihingwa byaragwiriye, ariko n'ubundi inzara ntizabura kuza. Inzara ntizabura kuza. Abantu benshi ntibazabona ibyo kurya bihagije. Kubera iki? Kubera iki? Mu by'ukuri twebwe nubwo ibiribwa bizaba byarahinzwe, byarabonetse, inyama zarabonetse, ibiribwa bitandukanye byarabonetse, kandi umusaruro waragwiriye. Kubera iki bitazaduhaza? Kubera iki bitazaduhaza ibi biribwa? Ni ukubera ko badafite amasambu ahagije yo guhingaho, bakaba badafite n'amafaranga ahagije yo guhaha ibyo kurya. Abantu basaga miliyari batungwa n'udufaranga tw'intica nkwikizi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko abantu babarirwa muri za miliyoni bapfa buri mwaka, ahanini bitewe no kubura ibyo kurya bihagije. Ni ukuvuga ngo ibiribwa byareze, ariko n'ubundi turapfa kandi twishwe n'iki? N'inzara. Kandi impamvu dupfa ni ukubera yuko turashaka gutura ahantu
hanini, ariko mu by'ukuri ahantu turi buture hari kuruta ahantu turi gushaka guhinga. Icyo kintu rero ni ikintu kiri kuzana inzara. Abantu baragwiriye, baba benshi cyane, bashaka gutura mu isi. Icyo ni kimwe, tugatura n'ahandi twashakaga guhinga. Icyo kintu rero nicyo kirimo kirazana inzara, cyerekana ko turi mu minsi y'imperuka, muri rya jambo Imana yavuze riri muri Yesaya cyangwa se riri muri Matayo ibice 24 ku murongo waho wa 7. Kandi abantu babarirwa muri za miliyoni turi kubura amafaranga yo guhaha ibiribwa. Kandi abantu bari muri miliyoni imwe nabo kandi bafite udufaranga tw'inkica nkwikize, bari kubura icyo badukoresha muri iki kinyejana. Ni ukuvuga rero ngo muri miliyari imwe y'abantu bari kwicwa cyangwa se bari gupfa buri mwaka, bishwe n'inzara, bishwe n'ubuzima budafite ikintu buvuze, kubera ko ahantu turi gushaka gutura naho twagakwiriye kuba turi kugira gute, turi guhinga kugira ngo umusaruro wacu wiyongere. Yesu arongera avuga ku kindi kintu kijyanye n'imitigito. Yesu yahanuye ko hazabaho imitigito ikomeye. Luka 21 umurongo wa 14. Buri mwaka haba hitweze cyangwa se haba hitezwe imitigito myinshi ikomeye. Kuva mu mwaka w'1900 abantu basaga miliyoni 2. Abo bantu bose baba basaga miliyoni 2, ubu ngubu zimaze kwikuba, zimaze kuba miliyari 4, bahitanywe n'imitigito. Nubwo ikoranabuhanga rituma imitigito imenyekana mbere yuko iba, abantu benshi baracyahitanwa nayo. Muri za miliyoni zacu 2, nubwo hariho ikoranabuhanga rigaragaza ko ku itariki iyi n'iyi hagiye kubaho umutigito, abantu bakitegura, ariko miliyoni 4 z'abantu zihitanwa n'umutigito, nubwo ikoranabuhanga ryaba ryagaragaje yuko imitigito igiye kuba. Iryo nanone ni ikintu kigaragaza yuko turi mu gihe imperuka yegereje. Nanone Yesu Kristo hari ikindi kintu yavuze ku kintu kigendanye n'indwara. Yesu yahanuye ko hari kubaho icyorezo by'indwara, hari kwaduka indwara zikomeye zigahitana benshi. Luka ibice 21 umurongo wa 11. Nubwo cyangwa se nubwo hariho abaganga bize uko bavura indwara nyinshi, haracyari indwara badashoboye kuvura. Hari raporo yavuze ku buri mwaka abantu babarirwa muri za miliyoni bapfa bazize indwara, urugero nk'igituntu, malariya na kokorishi, ndetse n'icyo mwabonye gishyashya cyitwaga korera. Ubu ngubu tuvugana hari n'ikindi kigiye kuza kandi kigahitana umubare w'abantu benshi cyane, kuko Imana yakivuzeho kandi iragihanura. Mureke turwanye Satani. Turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi y'imperuka, kandi iminsi y'imperuka yaravuzwe, iri gusohora ubu ngubu. Twabonye korona yishe abantu, twabonye kokorishi yahitanye abantu, igituntu nubwo cyabonewe umuti cyahitanye abantu, ndetse na korera. Buriya reka mbabwire, twebwe kubera ko dufite ubuyobozi bwadufashije kugira ngo turwanye umwanda, ariko ahandi mu bindi bihugu ikintu bita korera imaze abantu. Umuntu arajya mu bwiherero akakindagurikirayo. Abantu bari kuba bari mu kubana mu mazu ari 2, bose bagakinduka bagashira, bakaza bagahamba. Barahambye babura ahantu bahamba, kubera yuko kokorisha bambe korera imaze abantu. Korera ni indwara y'inzoka, abantu baba bari kwituma cyane, bahitwa biteye ubwoba. Ariko mureke turebe iby'iyi minsi mibi y'imperuka ko yegereje, tugerageze dukizwe muri iyi minsi yacu. Nubwo ibyo byose byahitanye abantu, si ibyo gusa.
kuko abaganga babonye ko indwara zisaga 30 nshyashya zigiye kuza. Izo ndwara rero 30 zirenga zigiye kuza, kandi nubwo zigiye kuza ntago zigiye kuza kera, ahubwo zigiye kuza vuba. Ni ukuri zigiye kuza vuba. Izo ndwara 30 ahari nawe ushobora kuzaba urimo, ari nanjye uri kubivuga ushobora kuzaba ndimo, ariko njyewe kuri uyu munota wa none ndi kubabwira ngo iminsi y'imperuka iregereje, kandi muri iyo minsi y'imperuka izaza idatinze. Mureke twiyambure Satani utwereka ko hari amahoro. Oya, dufite ibyorezo 30 bigiye kwigaba kuri iyi si, kandi ibyo byorezo 30 bigiye kuza kuri iyi si ni wowe nanjye tuzabigiramo uruhare kugira ngo tubirwanye, kugira ngo tubisengere mu izina ya Yesu Kristo. Izo ndwara 30 zitari zisanzwe, kandi zimwe muri zo ntizigira umuti. Nubwo zizaza abantu bazashaka umuti bawubure, ariko reka duhungire ku mwami wacu Kristo. Nshuti bavandimwe, we warunkurikiye, ni hano mbaye ncumbikirije ndi kubabwira uko iminsi y'imperuka yegereje. Ndagutangarije ko ndi Intare TV niwo murongo muri kunkurikiranaho, kandi abasaba subscribe ndetse na share, comment, munarayikinga, mwereka abantu ibi bintu. Sangiza, wereke mugenzi wawe, umubwire yuko iminsi atari ya yindi, kandi turi mu minsi yegereje imperuka. Mwereke nawe yereke mugenzi we, ahari wawumugiriye neza, ahari wawumutabaye, nukuri wawumugiriye neza ukamukiza uyu mujinya. Shitani afite umujinya, afite agahinda, ntago ajya yishima na rimwe. Niyo mpamvu atakwifuriza amahoro, niyo mpamvu atakwifuriza ubuzima buzima. Ariko reka nkubwire ngo mucike wanga icyaha, ubundi twese dushaka umwami wacu Kristo, maze niwe uzatujyana mu ijuru, aho tutazongera gupfa, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera kurira, aho tutazongera kwicwa n'umwuma, aho tutazongera kwicwa n'inzara. Murakoze, ndabashimiye.